Nguhaye ikaze wowe tugiye kubana muri kino kiganiro, ari nako nshimira wowe wakoze subscribe kuri ino channel. Uyu mwanya rero tugiye kuganira ku bintu bimaze iminsi muzi byabaye ku bantu bagiye batandukanye, byahombeje benshi, business zagiye ziza tuzibona zihombya abantu benshi, bava mu mwanya bari barimo ndetse bamwe muri bo bahinduka abakene, bamwe muri bo bakurizamo uburwayi bugiye butandukanye, kutiyakira, kuba ufite agahinda, uhorana agahinda bitewe n'ibyakubayeho, utekereza ubuzima ugiye kujyamo kandi wari wishoboye umeze neza, ugatekereza ku bintu wakabaye warakoze. Ibyo ngibyo ni ikibazo tubona impande n'impande byagiye biba ku bantu benshi, birababaje kandi biteye agahinda kubona umuntu w'umusore, urubyiruko, ufata umwanya wawe ugakorera amafaranga ndetse akanakuvuna bigaragara pe, ariko ukaba ushobora kuba wayashora ahantu runaka ubibona ko hatizewe, ndetse ukayashoramo yose nta na kimwe wishigarije, bikagukurizamo kurwara, ukaba wahinduka umusazi ku musozi. Ni ibintu biba bibabaje pe, biba bibabaje kuba ufite umuvandimwe wawe, ukaba ufite inshuti yawe, ukabona iguye mu kibazo nk'icyo ngicyo. Rimwe na rimwe no kwiyakira hari igihe byanga, ugasanga nawe nyine bikugizeho ingaruka bitewe n'ibintu ubona mugenzi wawe yaba yahuye nabyo. Ubusanzwe hari business zo gukora, wenda rimwe na rimwe hari igihe duhura n'ikibazo cyo kuba twavuga ati wenda izi business ntabwo zunguka wenda bishimishije, ariko ngira ngo business waba watangiye iyo ari yo yose, ngira ngo ni ibintu biba bisaba ko witonda, waba ubona uri no kugwa mu bihombo bimwe na bimwe, ukitwararika nyine ukabifata nk'aho ugomba gushaka igisubizo cy'icyo gihombo uhura nacyo. Ndetse no guhomba rimwe na rimwe, hari uburyo ubona uri kugenda uhomba, ukaba wahindura uburyo wakoragamo ukaba wajya mu bundi. Ntabwo buriya kuba ufite business runaka waba urimo ukora, kuba wavuga ngo wari ufitemo amafaranga ahombeye rimwe, atari iduka wenda rihiye, izi nkongi tugenda tubona ntabwo ari ibintu bipfa kubaho. Rimwe na rimwe uba usanga iyo ufite business urangura ikintu uyu mwanya, ejo se ukabona hari ibitari kugenda, hari inyungu utabona. Iyo rero izo nyungu utazibona, rimwe na rimwe ubifatira umwanzuro bitewe n'uko ubona nyine bitakuvana muri uyu mwanya ngo bikugeze muri uriya. Ibyo rero iyo uri kubibona bimeze gutyo, wishakamo igisubizo hakiri kare, bitari byagera kure, ibintu bitari byakomera. Niyo mpamvu nihanganishije inshuti yanjye yahuye n'iki kibazo. Turabona zino STT zahombeje abantu, hari business zisanzwe zikora nkazo nazo zazibanjirije,
abantu benshi bahombeyemo, inkomere nyinshi zakomerekejwe n'aya ma bizinesi zaba iziri mu bitaro, baba abari mu ngo zabo, kuko bibaho rwose, ni ibintu biba bishoboka. Ntabwo waba ugeze wenda ku rwego rwo kuba waba ufite miliyoni zawe nk'eshanu uzifite kuri konti, ujye kubona ubone uzishoye muri bizinesi nk'iyo ngiyo, ubone urahombye. Ntabwo aba ari ibintu byoroshye kwiyakira. Dukurikije ibyo tubona hano hanze aha ngaha, gushaka amafaranga ni ibintu bigoye, ariko rimwe na rimwe hari ikintu twebwe nk'abantu tutajya dutekerezaho. Inshuro nyinshi uba usanga twifuza kuva mu mwanya umwe tukajya mu wundi, twifuza kuva ku rwego rumwe tukajya ku rundi, ndetse twifuza kuba abakire byihuse bitadusabye kumara igihe turi mu kazi cyangwa se turi mu mirimo igiye itandukanye, ariko ngira ngo ni ibintu biba bisaba ko kuba waba uri umukire ufite amafaranga yawe afatika, ni urugendo rurerure ngira ngo mwese murabizi, duca muri byinshi, zaba imvune, gutekereza cyane uko wahindura ubuzima, aha wenda na hariya, ni ibintu biba bisaba umwanya no gukora cyane kugira ngo ubone ya mafaranga wifuza kuba wabona. Ushobora kwibaza ati se ko njyewe nkora bikanga, birashoboka ko nabona amafaranga nkaba nanjye nagira icyo nkora, nkaba nifuza kuba mu rwego, kuva kuri runo rwego rumwe nkajya ku rundi? Ibyo birashoboka rwose, nakumara impungenge ngushishikariza kuba washaka akantu ku ruhande. Niyo waba ufite bizinesi yawe ukora, ushobora kwiga umwuga. Ngira ngo nta muntu wize umwuga buriya upfa guhomba uko byagenda kose. Iyo ufite umwuga wize isaha ku isaha, umunota ku munota, ushobora gukora bizinesi yawe bitewe n'uwo mwuga wize. Ushobora no kuba wakorera abandi kubera wa mwuga wize, ubuzima bukaba bwahinduka ukava ku rwego rumwe ukajya ku rundi. Naho nshuti zanjye, kwizera bizinesi zitanga amafaranga wiyicariye udakura amaboko mu mufuka ngo ukore, ni ibintu biba bigoye rwose. Umuvandimwe wanjye yahuye n'ikibazo, we afata amafaranga yose pe, n'ibikoresho yari afite aragurisha, ariko ni ibintu byagoranye kubona umwana w'umusore uri mu myaka 25 ageze ku rwego rwo kuba waba ufite miliyoni 5 zawe kuri konti, ariko bitewe n'uko kutiyakira wagiye muri bizinesi nk'izi ngizi tubona, bagiye bamwereka ko amafaranga agenda aza kuri konti ye umunsi ku munsi, akabona konti ye iri kuzamuka, ariko umunsi wo kujya kubikuzaho ya mafaranga yagiye kubikuza, abikuje biranga, umwana w'umusore yahindutse umusazi. Nituvuga umusazi wumve nyine umusazi uyu tubona ku muhanda. Kuba waba uri umusore ufite imyaka 25 ukaba wakuramo imyenda abantu bakabona uri kwirukanka ku musozi, ni ibintu biba bigoye, ni ibintu biba bibabaje rwose. Iyi nkuru wenda kuba nayivuga njyewe ni ibintu biba biteye agahinda kuri njyewe wabibonye, kuri njyewe warebye ubuzima aho bwamuvanye bitewe n'icyo kibazo.
bitewe n'ahantu hatandukanye yagiye yivuriza, abantu barwaye nyine izi ndwara zo mu mutwe bagenda babavuriza, rimwe na rimwe hari igihe birenga umuntu ukumva birenze ubwenge bwawe, ariko watekereza ko nyine ibintu umuntu yakoze yabikoze we yabitekerejeho we, wenda akurikije inyungu we yashakaga, ukumva nawe ukuyemo isomo. Niyo mpamvu bya bibi byahombeje iyi kampani ya STT cyangwa se n'izindi zayibanjirije, ndabihanganishije kandi mukomere, biriya bibaho. Mwagiye mubona ko amafaranga bayatanga, rimwe na rimwe murizera ngo wenda bizinesi irakomeye ndetse irakomeje izazamura benshi, ariko buriya umuntu washinze bizinesi nk'iriya, ikintu cya mbere abanza gukora ni ukwereka abantu, akabaha icyizere ko ibintu bikora neza, bityo bikabatera ishyaka ryo kubijyamo, kubera ko muba mwabonye hari abantu benshi bizamura. Rero we ikintu akomeza gukora ni ukubaha icyizere, mwebwe mukumva yuko cyangwa se mugatekereza ko ibyo bintu bitazarangira. Abantu benshi dutangira gutekereza ko ubuzima twari turimo bugiye guhinduka, dusezeye ku bukene, ariko nyamara ntabwo ariko biba bimeze, ahubwo rimwe na rimwe iyo turebye nabi biduhindura abakene, ndetse tukaba twanasara nk'uko wenda umuvandimwe wanjye byamugendekeye. Kuba rero wahura n'ikibazo nk'icyo ngicyo ni ibintu bishoboka, kuko kwiyakira, kuba wari ugeze ku rwego rwo kuba waba ufite nk'abantu bagukorera, ukabona bamwe muri ba bakozi wakoreshaga, niba ugiye gutangira kwaka akazi, ni ikintu kiba kigoye kucyakira. Nkurikije nkanjye, ni umuntu nakoreye pe, mu bintu bigaragara, nubwo ubu nanjye mfite bizinesi nkora ibintu bijyanye n'imbabura n'amamari, amasabune. Ushaka no kwiga ushobora kuba wabyiga, ni ibintu biba byoroshye, ariko uburyo bwose cyangwa se inzira wanyuramo iyo ari yo yose, mbere na mbere umwuga, kuko umwuga niwo ugira ahantu wavana umuntu ukagira n'ahantu wanamugeza. Bashishikariza rero kugana imyuga, byaba muri ibi ngibi twebwe dukora, yaba n'undi mwuga uwo ari wo wose wakumva ufite ishyushyu ryo kuwumenya, ndagusaba kugira ngo ugerageze ushyiremo akabaraga, urebe ko nawe wabasha kwiteza imbere. Dukure amaboko mu mufuka nk'urubyiruko, kuko ibyo bizadufasha kuba twava ku rwego rumwe tugere ku rundi. Kuri iyi cano rero muzagenda mubona videwo zigiye zitandukanye, zaba izo kwiga gukora ibyo byose nababwiye, tuzajya tugenda twungurana ubumenyi butandukanye kuri buri kintu icyo ari cyo cyose. Ariko nshuti zanjye, ngira ngo mbasabe twe kwigoma dutekereza kuzamurwa n'amabizinesi nk'aya ngaya tudakora, ahubwo dutekereza cyane kugira ngo tubashe kugira ubumenyi ku byo dukora, bityo bizatume natwe tuba abashoramari, tube abantu nyine bakomeye ku bw'icyo ngicyo. Reka mbashimire rero kuba twabanye uyu mwanya, wowe wadukurikiye ndagushimiye, Imana iguhe umugisha. Cawo cawo.